Twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu The Vibes Triple Rwanda. Nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tubagezaho inama y'icyumweru. Inama y'icyumweru yacu uyu munsi iragira iti: jya wihutira kumva ariko utinde kuvuga. Abantu bamwe na bamwe kuri iyi si bihutira kuvuga mbere yo kumva, kandi burya mbere yo kuvuga ubanza kumva, gutekereza ndetse no gushishoza ku kintu ugiye kuvuga. Nkuko muri Bibiliya babitubwira neza ngo mbere yo kuvuga banza ukaragura ururimi rwawe karindwi. Kwihutira kuvuga nibyo bikubyarira ingaruka zo kwicuza ku byo wavuze, kandi bitari bukureho ibyo wavuze. Nkuko umunyarwanda yabivuze neza ngo akarenza umunwa kabishyamagara. Muvandimwe rero, ihutire kumva ariko utinde kuvuga, kuko nibyo bizatuma utanga igisubizo cyiza kandi cy'ukuri, kandi ukaba n'umunyabwenge mu bandi bitewe n'ibisubizo utanga byiza kandi birimo ubwenge. Kuko uba wumvishe vuba ugasubiza utinze. Bavandimwe rero, mwihutire kumva ariko mutinde kuvuga.